FARDC, Abarundi, Wazalendo ndetse na FDLR ndetse n'Ababiligi bagabye ibitero bikomeye cyane kuri izi nyeshyamba za M23 cyangwa se ku mutwe witwaje intwaro cyangwa se ku mutwe w'iterabwoba muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aba bagabo cyangwa se aba barwanyi cyangwa se izi ngabo zirwana ku ruhande rwa leta y'Kinshasa zafatanyije n'abandi bagiye batandukanye mu kugaba ibitero kuri izi nyeshyamba cyangwa se kuri uyu mutwe witwaje intwaro wa M23 muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ndetse ni umujinya mwinshi cyane w'Ababiligi bapfiriye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bagera ku 8 b'Ababiligi. Izi ngabo cyangwa se izi nyeshyamba za M23 zamaze kuba zibivugana ndetse rwose bamaze kuba bajya hasi ngo ni umujinya n'agahinda by'izi ngabo z'Ababiligi ngo zateze cyangwa se ngo zagabye ibitero bikomeye cyane, ndetse dore ko babigabye bifashishije drone ndetse n'imbunda zidasanzwe kugira ngo barebe uburyo bakihumura kuri uyu mutwe wa M23. Gusa navuga ko M23 ngo yabaye ibyitwaramo neza cyane. Ni amakuru dukesha Umuseke cyangwa se ikinyamakuru Igihe. Ibyo ni ibinyamakuru bigiye bitandukanye ndetse n'ibindi binyamakuru bigiye bitandukanye byo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nimba ari ubwa mbere ariko ugeze kuri uyu muyoboro, ndakubiza gukanda subscribe cyangwa se icyo bita s'abonner mu rurimi rw'Igifaransa, ariko by'umwihariko kambanze nshimire nawe wamaze kuba wayikanda ndetse ugakanda like, ariko sharinga iyi video igende igere ahantu hagiye hatandukanye kugira ngo amakuru n'ibiganiro tubahereza bijye bibageraho 5 kuri 5. Ariko by'umwihariko munyemerere ninjira mu makuru ari kuvugirwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mbe nakubwira operation zihambaye umutwe wa M23 wamaze kuba wakora nyuma y'ibitero byari bigabwe n'aba bagabo cyangwa se n'izi ngabo zirwana ku ruhande rwa leta y'Kinshasa, ndetse n'ingabo nyinshi ndetse rwose n'abasirikari bari bafite igikoresho, ariko operation cyangwa se icyo bita blocage M23 yamaze kuba ibikora neza cyane, dore ko rwose yamaze ngo kugenda inisasira n'abantu bagiye batandukanye cyangwa se n'abafande muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku ruhande rwa FARDC. Ku ruhande rwa FARDC harimo abayobozi bamaze kuba rwose bajya hasi bitaba Imana bitewe n'ibitero nyine nibo babizaniye, ariko babakozemo akazi wijyanye none babakozemo akazi ngo nagahinda rero cyangwa se ngo n'umuvuduko udasanzwe bano Babiligi bari bazanye bitewe nuko abasirikari babo bapfiriye ku mirongo y'urugamba ndetse bishwe n'inyeshyamba za M23. Ni umuvuduko cyangwa se agahinda ku basirikari bagera ku 8 ndetse harimo n'umusirikare umwe utwara ano madrone ajya ku rugamba cyangwa se aya madrone ajya ku mirongo y'urugamba. Harimo umusirikari umwe yishe ndetse utwara zino drone. Wavuga gute ati uyu musirikari bamugezeho bate? Wavuga ati ibi ngibi M23 ubu buhanga cyangwa se izi operation yazikora gute? Nizo ngira ngo twinjiremo nyirizina tubisesengure tubive umuzi n'umuzingo. Ni muze mwese duhurire muri politiki na diplomasi biri kuvugirwa kuri uyu muyoboro, ariko ndakwibutsa ko ugomba gukanda subscribe ugafungura inzogera ugasharinga ino video kugira ngo amakuru abashe kugera kuri buri umwe wese. Wakwibaza rero ngo izi ngabo za M23 mu by'ukuri zaba zarageze kuri uyu musirikare w'Umubirigi gute? Ndetse ko ari umusirikari ukoresha drone ndetse ku mirongo y'urugamba aba harebera kuri mashini. Ndetse wakibaza ngo izi operation cyangwa se ubu buhanga M23 yaba yabukuye M23 ndetse ko uyu mugabo atarari ku mirongo y'urugamba, ariko mu by'ukuri ngo bafite ihakinga ndetse bakareba ndetse n'uri kubikoresha n'ahaherereye. Uyu mugabo rero ngo ntabwo yari ari ku mirongo y'urugamba ndetse nta nubwo yari ari mu nzu, ahubwo ngo yari ari mu modoka zimwe z'imitamenwa ndetse na za zindi igisasu kitabasha guturitsa. Ni nawe unyumvire ubuhanga izi nyeshyamba z'amamako cyangwa se uyu mutwe witwaje intwaro AFC 23 ubuhanga bafite, ndetse ngo baje kwihakinga ndetse bayigeraho neza ngo bayegera face to face, ndetse rero ngo imodoka bayitwika bayegereye. ngo nacyo kintu cyatumye uyu musirikare apfiramo, ndetse yari ari wenyine, ari kumwe n'abandi bagiye batandukanye bari gukora operation
mu buryo bwo kurwanya izi nyeshyamba za M23 barayegereye rero ngo bayitwika bayegereye neza cyane ndetse biza kurangira bibagendekeye neza bitewe n'ubuhanga bwabo. Izi ngabo rero ni umujinya mwinshi cyane zagarukanye ndetse zishaka gukora operasiyo mu gihe gitoya ndetse biza kurangira abayobozi bamwe na bamwe b'igisirikare cya FARDC cyangwa se cyo ku ruhande rwa leta y'Kinshasa cyangwa se igisirikare cya FARDC, harimo abayobozi bamwe na bamwe nabo bahaburiye ubuzima. Hari abayobozi ba FARDC baje kuba bahaburira ubuzima bitewe nuko muri izo operasiyo abapfa barapfa n'abakira bakomeza gukira, ariko ndagira nkubwire ko intambara ari intambara, ntago hashobora kuburamo abapfa. By the way, abapfa bo ntago babura mu ntambara ku mpande zombi, bamwe bagenda bapfa abandi bakaruka. Mu minsi yashize hagaragaye ku ruhande rwa M23 abasirikare bagera kuri 15, abandi kuri 3, ahandi 8, abarundi 3 na ingabo baragiye bavangavanga. Impande zombi zose ntago haburamo abagenda bitaba Imana. Kumbwire ngo rero nimba ari ubwa mbere ugeze kuri imiyoboro, kandi subscribe, sharing, kandi like, nurangiza wandike muri comment kugira ngo ibiganiro n'amakuru byacu bijye bikugeraho 5 kuri 5. Wakoze kubana nanjye, njye uri kumva ni njye nguhaye ikaze.